Kiramani umubona ute? Kiramani n'umushoramari nkawe ndetse akanakina, hanyuma umubona ute? Kiramani nyenye mubona mu ngewe mubona mu we gute? Man ngiye Kiramani ajya ntanga ibintu natekereje mbona yabikoze. Wowe utekereza projet zawe Kiramani akazikora? Nyine nuvuga ngo ngiye ibyo ntekereje kubona akora nsanga yabikoze man, ndi imbere y'intambwe. Aracyari imbere ya nyine aracyagusiga, usanga wowe ari mu nzozi zawe. Nukuvuga ngo rero ngiye mu Rwanda hose Kiramani ni daddy, azahora ari daddy nta kintu aramfasha. Nta nubwo yewe ndanateganya ko ngiye nta n'inkunga mari nkeneye. Ngenda banza nkuru ibyanjye, ngiye nizera mu bikorwa ibintu byanjye ndi gukora ko byasa kose bizagira uti boosting bizamuke. Kuko umwana ufite igare yiguriye aruta ngo wowe se ngo yaguriye ngo Benz, niko nzanumva. Nuko ngo ugure kuntu bisanisha naho ngaho. Nuvuga ngo Kiramani ni umuntu zagenda utesha iri gutera reka dusoze. Kiramani ni umuntu man, ni indorerwamo yanjye ibintu ari gukora nanjye n'ibyo atazakora nanjye nzagerageza tu. Azi kwactinga, ngiye sibyo ko njye ntazi kwactinga, ariko we man urebye ukuntu ari niyo, urebye ukuntu ari afande, urebye ukuntu nubwira content ye yahagaritse, akira content njye namusaba akazongera akayikomeza atiteye ku magambo y'abantu. Kira content ni nziza kandi irafasha, itanga n'ubutumwa. Ndagushimiye rero kandi ngushimiye ko witabiriye ukitabira ubutumire bwacu, ukemera ko